Muraho neza, mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku itangiriro rimwe na Yohana rimwe. Impamvu rero nkunda kugendanisha itangiriro rimwe na Yohana rimwe bifite icyo bihuriyeho. Byose bihuriye kuri ijambo ari we Kristo. Mu itangiriro rimwe tuzi ko havuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo tubisomye gutyo turibaza, ese nyuma byagenze gute, habaye iki? Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yaremye ijuru n'isi. Ariko igisobanuro cyabyo kuri kiye kudutangaza. Muri Yohana rimwe dusomamo ko mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana. Nanone jambo yari Imana. Hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. None wakwibaza uti bihurira he n'itangiriro rimwe? Mu itangiriro urumva ko Imana yaremye isi n'ijuru birarangira, niko tubyumva. Ariko twajya muri Yohana rimwe tugasangamo ko jambo yahozeho mbere na mbere, kandi jambo yari kumwe n'Imana, kandi jambo nanone yari Imana. Ibyo rero ntabwo abantu benshi babasha kubyumva, ariko reka turebe uko igiheburayo kibidusobanurira neza, tukabyumva uko bikwiriye, atari uko abantu bagiye babisobanura cyangwa babivana mu giheburayo bashyira mu zindi ndimi, bikagenda bita ireme ry'ibisobanuro. Reka turebe uko babivuga mu giheburayo. Bereshit bara Elohim ata hashamayim ve'at ha'oretz. Haravuga ngo mu itangiriro Imana yaremye Aleph na Tav, ariyo Alpha na Omega, kandi Alpha na Omega tuzi ko ari Kristo. Uwo Alpha na Omega we Kristo niwe wahuje ijuru n'isi. Kanongere mbigusubiremo neza. Mbere na mbere Imana yaremye Kristo. Kristo nanone aba umuhuza w'ijuru n'isi. Urumva ko rya jambo twavugaga Imana yavuze kugira ngo ibintu bibeho, niryo jambo ryari Kristo, ari ryo ryaremwe mbere, kubera ko iryo jambo ryari mu Mana ubwayo, riri kumwe n'Imana ubwayo. None Imana irivuze rirarema, rimaze kurema riba n'umuhuza w'ijuru n'isi. Aho ngaho byumva neza. Ni ukuvuga ngo hano uko tubisoma uko byahinduwe mu zindi ndimi bivanga mu giheburayo, yaba Ikinyarwanda, yaba Igifaransa, Icyongereza n'izindi ndimi zose, turasoma gusa ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Yarabiremye, hanyuma byagenze gute? Ariko mu giheburayo niho tuvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye Alpha na Omega, aribyo Aleph Tav. Ni ukuvuga ngo abagereki biganye igiheburayo bafata Aleph na Tav babihinduramo Alpha na Omega, kandi Alpha na Omega tuzi ko ari Kristo umukiza wacu n'umucunguzi. Ni ukuvuga ngo rero jambo wahozeho wahoranye n'Imana, kandi wari Imana, ni ijambo ry'Imana ryari mu Mana. None Imana irivuze rirema Kristo, ari we umucunguzi wacu. None Kristo aba umuhuza w'ijuru n'isi. Birumvikana noneho
uvuga ngo Kristo ni Imana koko, kuko turi abo turi bo kubera ibyo tuvuga. Nuvuga ko ibyo tuvuze birarema. Imana rero muri yo yari ifite ijambo ryayo kuva na kera na kare. Tuba dufite ijambo, amagambo yose tuvuga atuvamo, nayo tutavuga aba kiturimo. Nuvuga ngo iyo tuvuze buriya turarema. Nuko benshi tutabyitaho, ariko ushobora kuvuga uti iki ndakivuze kandi kiraba. Iyo ubishyizeho umutima wawe ukabyizera n'ubwenge bwawe bwose n'ukwizera, ugashyiramo umwuka wera w'Imana, byanze bikunze biraba. Akenshi na kenshi uri mu mwuka ufite agakiza, ngira ngo hari ibyo uvuga ukavuga ati Mana ndashaka ibintu bigenda gutya na gutya, bigenda na gutya na gutya na gutya, ugategeka. Byandi bavuga ngo gutuma imisozi yimuka, kwimura imisozi. Ni ukuvuga ngo rero hano usubiye neza muri Yohana 1:1 barakubwira ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo kandi ubu yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe jambo ry'Imana. Ijambo Imana yavuze rirema mbere na mbere Kristo. Kristo aba umuhuza w'ijuru ritagaragara ry'ibihe byose bizahora bidashira n'isi. Ni ukuvuga ngo rero izi nizo mbaraga z'ururimi rw'Igiheburayo. Ibaze noneho niba mu ijambo ry'intangiriro verse ya mbere dusangamo yuko Kristo ari we waremwe mbere, yariho kuva mu ntangiriro kugeza na n'ubu. Ibaze noneho ufashe Bibiliya yose y'Igiheburayo ukagenda uyisobanura uko bikwiriye, dushobora gusanga ibyo twibwira ko tuzi ahubwo nta na kimwe tuzi. Ngaho rero mukomere, nawe utaha nzagaruka none mbagezaho ibindi bisobanuro by'andi magambo y'Imana, uko umwuka w'Imana uzagenda ubinyemeza ukambwira uti bisangiza abandi, kugira ngo twunguke ubumenyi n'ubwenge, kuko tuzi neza ko igihe turimo Imana iri kugenda yiyereka abayo kandi ibahugukira kumenya ijambo bya nyabyo, atari ibyo abantu babwiwe kubera impamvu z'amateka y'isi n'ay'abenegihugu ba Isiraheli uko byagenze, ariko bikaba ari byo biri kugenda bigaragara umunsi ku munsi, buhoro buhoro, kuko ufite amaso arabona, n'utari wabyumva cyangwa utarasobanukirwa uko ibintu bimeze n'ukuntu byagenze. Shishikara ugira amatsiko yo kumenya uko ubwoko bw'Imana n'abantu b'Imana bari bameze n'abari bo n'uko byagenze. Ibi rero byonyine ngira ngo birakugaragariza ko imyumvire ya Bibiliya ufite ushingiye kuri ibi tuzi n'imyumvire ya Bibiliya ishingiye hano ni ibintu bibiri bitandukanye, ko nawe urabyibonera. Dore hano barakubwira ngo Imana yaremye ijuru n'isi, birarangira. Ariko hano barakubwira ngo Imana yamanje irema Kristo ikoresha ijambo. Kristo ari we wari ijambo, iri jambo ryari mu Mana. None wa Kristo araza ahita aba umuhuza w'ijuru n'isi. Ni ibintu tuzi, twumva, twafashe mu mutwe, ariko tutumvaga uko byagenze. Urumva rero ko tuzagenda twiga gahoro gahoro, niko tuzagenda twunguka, kandi Imana n'umwuka wayo azadushoboza kugira ngo tugire ku gushaka kwayo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde, imigisha myinshi bagereho. Shalom, shalom, shalom.